iki ni ikintu ugomba kumenya ko utazigera ubasha gukira ugikorera umushahara gusa. Ibi ni ibintu bigomba kumva. Nureba bamwe mu bakire batandukanye wabashije kuba wabona ntabwo bakijwe n'umushahara. Birashoboka ko ushobora gutangira ku mushahara ariko ukaba wakira, ukaba wakora byinshi, ukaba wagera kuri byinshi, ariko ntabwo cyonyine gishobora kuba cyazagukiza. Kubera iki? Amafaranga ukorera ntabwo aba yiyongera. Uramutse niyo wakora save, ntabwo wakora save ngo amafaranga azabe menshi ku buryo uzabasha kuba wagura ya nzu yawe, wagura imodoka yawe, wagira umuryango mwiza nk'uwo wifuza kuba wagira. Ikintu cya mbere rero cyiza gishobora gufasha kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho nuko ushobora gusevinga ukagira icyo utangira ku ruhande, icyo twita side income, ukagira uburyo bwinshi butandukanye bwo guha amafaranga. Muri cya gihe utari mu kazi, ya masaha yawe ukayabyaza umusaruro, ukagira ubundi ubumenyi wiga, ukagira serivisi ushobora guha abandi bantu, cyangwa se ugatangira ikindi kintu ushobora gukora. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo nguhe one of the recommendation cyangwa recommend. So aricyo twita network marketing, ni business nziza aho ushobora gutangira ugakorana n'abandi, ibikorwa byabo bikaba byakwinjiriza amafaranga. Yego, ahanga gukorana na company legit yemewe ifite product cyangwa service nziza iha abantu ifafitiye akamaro cyangwa product bafitiye akamaro, ugakorana nayo mu buryo bwo kwamamaza product zayo. Ikindi ukaba ushobora gukorana noneho n'abandi bantu babyifuza muri ubwo buryo, ibikorwa byabo ukaba wabyinjirizaho. Hari umugabo wavuze yuko byibuza yahitamo kwinjiza 1% kubanishana urushwa kwinjizana ku ijana bye gusa. Urugero aho ngaho uraza kubyumva neza. Uramutse ufite abantu 100 ku munsi, buri muntu umwinjizaho 100. Buri munsi umuntu uri kumwinjizaho 100, ufite abantu 100 uri gukora nabo. Ku munsi waba ukorera amafaranga niki? Waba ukorera amafaranga angana n'ibihumbi 10 buri munsi. Byajya bigera ku kwezi uri kwinjiza amafaranga ngahe? Ibihumbi bingahe? 300. Aturutse mu bantu bitaturutse mu mbaraga zawe, ariko winjizaga amafaranga ngahe? 100 ku muntu. N'urugero nguhaye. So ni ikintu ugomba kureba ko leverage y'abandi cyangwa imbaraga z'abandi bantu hari uburyo zishobora kwinjiriza amafaranga. Niyo mpamvu ugomba gutekereza ko ugomba gukorana n'abantu, ukaba wagira system ushobora gukoreramo ukaba wakwinjiza amafaranga. Ibintu ndi kugusobanurira ni ibintu byakijije abantu benshi, abantu bageze kure bakorera amafaranga menshi, aho uzasanga umuntu agwira ngo akorera miliyoni ku munsi, akorera miliyoni mu kwezi, akorera ya mafaranga wategerezaga ko dushobora kuba akore, ugasanga umuntu agwira ngo nkorera miliyoni 10 ku kwezi. Kwese sibyo bintu birashoboka? Yes, biba bishoboka. Mu gihe atari we wenyine uri gukoresha imbaraga ze gusa, ahubwo afite abandi bantu bakorana. Akoresha igihe cy'abandi bantu, akoresha imbaraga z'abandi bantu, bishatse kuvuga ngo amafaranga yinjiza nagarubuze kuba agendeye ku gihe kiwe gusa. Ibyo ni ibintu ugomba kumva kandi ukabisobanukirwa, ukamenya yuko kugira ngo uzagere ku bukungu cyangwa uzagere kuri byinshi ntabwo bigomba gushingira ku gihe cyawe gusa. Mu kazi ugomba gukora amasaha agera mu 10 kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga, ariko mu gihe utakoze ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga. Mu gihe warwaye ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga, ariko n'ufite abandi bantu bari gukora kandi ibikorwa byabo bikaba biri kwinjiriza amafaranga, at that time uzaba ufite amahirwe yo gushobora gukorera amafaranga bitizaye ku gihe icyo ari cyo cyose cyangwa ku zindi mpamvu zawe waba ufite ako kanya. Ahubwo abandi ibindi bikorwa bari gukora ukaba ari system, ibikorwa byose bakoze ukaba ubyinjirizaho amafaranga. Ni ikintu ugomba gutekerezaho ukacyumva, ukumva ko ugomba gukenera system ikakongereza amafaranga. Iyo bitabaye system ugomba kuinvesting, ukareba handi hantu ushobora gushyira amafaranga bakajya kugukorera, ukazajya ubona andi mafaranga yinjira aturutse ariko muri ya mafaranga washoye. Ariko iyo tugiye mu kintu cya investment kugira ngo ikintu kizakwinjiriza amafaranga afatika, akenshi usanga bikenera investment nini cyane, ukenera amafaranga menshi cyane. Niba urugero ugiye ko gushora muri real estate, ugiye kugura inzu, ushobora gushyira mu nzu wenda ukaba wagura inzu ukazajya ubona abantu bakwishyura ku kwezi cyangwa mu gihe runaka. So that time iyo nayo ni investment, kwinjiriza amafaranga bitagendeye ku gihe cyawe, ariko bisaba amafaranga asa nkaho ari menshi. Niyo mpamvu ushobora gutangira n'amafaranga make ukubaka system hamwe n'abandi bantu ukaba ushobora gukorera amafaranga menshi cyane. So ibi rero nibyo hari ikigo kirwagura ibikorwa mu Rwanda kigomba kugufasha kugira ngo ibintu be wabishyira mu bikorwa, utangire kwinjiza amafaranga bitabangamiye ibindi wakoraga. Ni ikigo mpuzamahanga gifite ibikorwa byiza biri gufasha abantu benshi kuba bahindurwa ubuzima. Naho waba uherereye hose kirwagura ibikorwa mu Rwanda, ubu gifite office muri MIC. Niho dukeneye abantu dushobora kuba twakora. Nawe wifuza gusobanukirwa ukamenya uburyo ushobora gukora n'iki kigo, nawe ugatangira gukorera amafaranga, kwinjira muri industry twita network marketing. Niba ushaka kumenya byinshi wajya YouTube ugasearchinga more about network marketing, cyangwa se ukaba wajya no kuri social media ugashaka more about this. So iyi ni industry nziza ishobora gufasha kuba hari aho wagera bitewe nuko wowe wakunze gukora, ukiga, ugasobanukirwa,
ukabasha kumenya ko nawe ushobora gukorera amafaranga. Ni industry ushobora gusoma mu gitabo cya Robert Kiyosaki yise 21st century, business of 21st century. Ni business ababilioneri batandukanye nka Grant Cardone yavuzeho, ababilioneri batandukanye nka Richard Branson yavuzeho. Abo bose nibagiye bavuga kuri no industry ko ari industry ishobora kuba yakufasha kugira ngo ubashe kuba wagira ujya. So rero wowe ukeneye kuba wakwiteza imbere bitahagaritse ibindi bintu wakoraga, kubera ko ukoresha ya masaha n'ubundi ufite ya free time ugakorana n'abandi ukabasha kuba wakwinjiza amafaranga, this is the right opportunity. Niba warigeze ugira inzozi zo kuba ushobora gukorera 1,000 ku munsi, 200 ku munsi, miliyoni ku munsi, iyi ni opportunity ushobora kuba yagufasha kuri cyo kubaka system mu myaka 3, 4, 5 ukaba uzabasha kuba wakorera ayo mafaranga. So aya ni amahirwe meza ku banyarwanda, kuko iyi ni system ikiri nshyashya, ni company ikiri nshyashya gukora nayo, ubundi ukaba wakubaka legacy mu gihe kiri imbere, ukaba hari aho wabasha kugera. So urasa kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp, ni guteranya 2507810 buri kintu cya mbere abari amakuru nicyo kintu cya mbere. Niyo utatangira ukaba usobanukiwe neza ukamenya aya makuru, ari abantu benshi babura amahirwe bitewe nuko bumvise ngo harimo akazi, harimo ibintu byinshi ushobora gukora, ushobora kudakunda, ariko mu gihe wabashe kuba wabona amakuru ushobora gufata icyemezo ariko bigendanye n'amakuru wabashije kuba wabona. Iyo niyo nimero ushobora kunyandikiraho cyangwa ukamamagaraho 0789109098 cyangwa se guteranya 2507980 ku bantu hanze y'igihugu, kugira ngo tubafashe nawe aho waba uri hose, aho waba uri hose utangire gukorera amafaranga kandi bitabangamiye ibyo ukora, wifashishije telefone yawe aho waba uri, ubundi ibintu bigende neza cyane. So ndabizi ko ushobora kubikora, ndabizi ko wabikora kandi bikagenda neza. Wowe uraza kunyandikira, ubundi turagufasha nawe ube watangira. Sawa rero, ukomeze ugire ibihe byiza, ukomeze ugubwe neza, Imana ikomeze guha umugisha mu byo ukora, kandi ibashe no gukungura ubwenge kugira ngo ugire ubwenge bubasha kukwereka ibikwiriye n'ibidakwiriye ushobora kuba wakora, kugira ngo ejo hawe hazabe heza. Ndabakunda cyane, ni Coach Isaac. Ubwo abari buze kuba bari interested, abifuza gusobanukirwa birambuye, abifuza ko dushobora kubonana nkabere ku buryo dushobora gukora amafaranga, muraza kunyandikira ubundi ibintu tubikore. Ukomeze mugubwe neza.